Dutangiranye inkuru yacu n'uyu mukobwa wita Mariya. Uyu mukobwa rero akaba ari we mukobwa wabaye umupasiteri muri aka gace ka Huye bwa mbere. Urusengero rwe ntabwo rwari ruto cyane. Buri cyumweru urusengero rwabaga rwuzuye cyane abakristo. Abantu bavaga kure hatandukanye, atari uko bakunze uburyo uno mugore yigishaga, ahubwo bazaga kubera yuko buri cyumweru hari ikintu kidasanzwe cyabaga muri uru rusengero. Habaga ibitangaza nyabyo. Uno mugore yaravugaga kandi bikaba. Mu by'ukuri uno mugore yari afite imbaraga. Ahangaha rero muri aka gace ka Huye batangiye kujya bamwita ngo ni Mami Mariya, ariko hari ikintu Mariya yakoze abantu bose batabashije gusobanukirwa. Buri muntu wese uyu mukobwa Mariya yakizaga yakoraga ibishoboka byose kugira ngo atazongera guhura cyangwa se kubona uyu muntu mu maso ye. Ayo niyo mategeko yagenderagaho. Nyuma iyo yakoraga igitangaza, yarebaga wa muntu akora igitangaza none akamubwira ati Imana iragukijije, ntuzongere kugaruka hano ukundi. Ariko kuko igihe cyagiye gitambuka, hari ikintu cyagiye gisobanuka mu maso y'abantu. Uyu mugore ntabwo yari yarigeze na rimwe akiza umuntu uwo ari we wese waturukaga mu gace yaratuyemo. Iyo hazaga umuntu uturutse muri ako gace kugira ngo amusengere, ntabwo yamusengeraga, ahubwo yarasekaga akamubwira ngo ahubwo ati inshuti yanjye, ikibazo ufite kirakomeye cyane, genda ujye mu rundi rusengero bagusengere. Akamwirukana akamukura aho ngaho akamuhereza kundi mupasiteri. Ariko iyo umuntu yabaga ageze aho ngaho aturutse mu wundi mujyi cyangwa se aturutse ahandi kure, Mariya yatangiraga kumusengera ndetse igitangaza kigakoreka. Iki ngiki rero nicyo cyateye urujijo, abantu batangira kuvugana hagati yabo bibaza ese iri yobera ni irihe? Kubera iki ari kwirukana abaturage bakuranye akaba ari gukiza abantu bo hanze? Ese ni ukubera iki akiza abantu yagize akavuga ngo ntibazagaruke? Ibi ni byo abantu batangiye kwibaza. Ahangaha rero batangiye gusa nk'aho bamukeka, ariko mu by'ukuri muri aba bose nubwo babyibazaga nta muntu wari ufite imbaraga zo kuba yamubaza, kubera yuko mu maso yabo uno mugore yari umugore watumwe n'Imana. Ese ninde wari gutinyuka agashinja umukozi w'Imana, ndetse umukozi w'Imana ubasha gutegeka bikaba? Ahangaha mu by'ukuri muri aka gace ntabwo yari pasiteri gusa, ahubwo yari umugore udasanzwe. Ariko mu by'ukuri Mariya ntabwo yari yaratangiye gutya, nta nubwo yigize atangira mu rusengero, ahubwo yatangiye ari umukobwa witwara ukuntu. Uwo mukobwa yari afite inzozi nyinshi cyane mu bwana bwe. Uyu mukobwa yakuze ashaka kuba umupasiteri. Mu rugo rero yafataga ikiyiko akagikoresha nka mikorofone, noneho agatangira kwigisha inkoko, akigisha buri kintu cyose cyabaga kiri impande ze, akigisha abana babaga ari gukina. Yari afite papa witwaga Adam, ntabwo yigeze amuseka. Yaramubonye amubona ahagaze aho ngaho afite ikiyiko ndetse afite Bibiliya mu ntoki. Umwana w'umukobwa ari kuvuga n'ijwi riri hejuru, aramuhamagara ati Mariya. Umwana yaje yirukanka aramubwira ati mwana wanjye, ibi ngibi wabyigiye hehe? Nuko umwana abwira se ati ibi ngibi ni by'Imana yanshyizemo. Nuko papa wikije umutima aramubaza ati se wa mwana we, wigize wabona umupasiteri w'umugore muri uyu mujyi? Umwana amubwira ati oya papa. Nuko papa aramubaza ati se ni ukubera icyo ushaka kuba pasiteri? Nuko umwana aramubwira ati ni ukubera yuko hari umuntu ugomba kuba, nyine agomba kuba bwa mbere. Nuko papa aramubwira ati wa mwana ugomba kumenya ibi ngibi, akazi k'umugore ni ugukura agashaka, yarangiza noneho akita ku muryango. Naho abapasiteri bafite akazi kandi gatandukanye. Nta mugore ushobora kuba umupasiteri. Mariya yaramwumvise. Uyu mwana w'umukobwa rero yaje kwitegereza papa we, aramubaza ati se papa, nimba wizera yuko Imana ishobora guhamagara umugabo akaba umupasiteri, ese ni ukubera iki Imana idashobora guhamagara umugore ngo abe umupasiteri we? Papa we yafunguye umunwa, arongera gufunga ntiyagira icyo avuga. Mu by'ukuri ahangaha ntabwo papa yari afite icyo yasubiza. Nuko papa aramubwira ati birahagije, genda ujye mu nzu. Mariya yafashe Bibiliya ye nuko aragenda mu nzu. Uyu mwana w'umukobwa rero nubwo byari bimeze gutyo ntabwo yize yica inzozi ze. Guhera uwo munsi uyu mwana w'umukobwa yaje kwinjira muri korali. Ntabwo yinjiye muri korali kubera yuko akunda kuririmba, ndetse nta nubwo yinjiye muri korali kubera ko yumvaga yishimiye gukoma amashyi, ahubwo yinjiye muri korali kubera yuko korali yahoraga iri ruhande cyangwa se ihagarara hafi ya alitari, hafi y'uruhimbi. Ahangaha rero Mariya icyo yashakaga ya alitari. Buri cyumweru ubwo abandi babaga bari kuririmba, Mariya yitegerezaga pasiteri, akamutegereza mu kanwa, akareba mikorofone,
akareba Bibiliya, yitegerezaga buri kimwe cyose pasiteri yakoraga ameze nk'umwana ufite inzara y'ibiryo. Muri we mu by'ukuri za nzozi zakomeje gukura, zikomeza gukora ariko mu ibanga. Nuko muri urwo rusengero hari umugabo umwe wese yubahaga. Uyu mugabo witwaga John. Uno mugabo yari calm, ndetse uno mugabo yari umugabo uvugisha ukuri. Iyo yavugaga abantu bose barumvaga, iyo yatambukaga abantu bamuhaga inzira. Mariya yamwitegerezaga nk'umwana w'umunyeshuri uri kwitegereza umwarimu. Yarebaga uburyo uyu mugabo yafataga Bibiliya, yarebaga uburyo uyu mugabo yavugagamo ukuntu abantu bagaceceka. Nuko icyumweru kimwe nyuma y'uko basojeje amateraniro, buri umwe wese yaramaze kuva aho ngaho, Mariya arategereje. Ntabwo yihuse ngo ajye mu rugo, ahubwo yaje guhagarara aho ngaho hafi y'uruhimbi, afite ya Bibiliya ye mu ntoki. Yari afashe Bibiliya nk'umwana ufashe ibanga. Wa mugabo John yaje kumubona. Nuko aramubaza ati, Mariya, wasigaye aha ngaha? Nuko aramubwira ati, yego. Aramubwira ati, ndashaka kuvugana nawe. Aramubwira ati, vuga ntacyo. Mariya atangiye kugira ubwoba, ariko yaje kuvuga. Yaramubwira ati, ndashaka kuba pasiteri. Wa mugabo John ntabwo yasetse, yaracecetse, ariko guceceka kwe kwatumye uyu mwana agira ubwoba kurushaho. Nuko wa mugabo yaramwitegereje, yaramurebye amureba mu maso nk'aho ari kumusoma. Nuko aramubaza ati, Mariya, ni ukubera icyo ushaka kuba pasiteri? Mariya ijwi rye ryari riri soft ariko riri strong. Aramubwira ati, ndashaka kuba pasiteri kubera ko uri kwigisha numva muri njye buri kimwe cyose gihindutse. Nuko Revera John arangije umutima, aramubwira ati, rero kuba pasiteri ntabwo biza gutyo gusa, ahubwo kuba pasiteri ni umuhamagaro. Nuko yaramwegereye ariko atari kugira ngo amutere ubwoba, ahubwo kugira ngo amuburire. Aramubwira ati, wa mwana we, kuba pasiteri ni umuhamagaro. Imana niguhamagara izagucira inzira. Mariya yarumvise. Nuko umugabo yarakomeje, aramubwira ati, nimba ushaka gukora urusengero ushobora kuba Reverend Sister. Nuko umwana amaze ati, noneho umugore ashobora gukorera Imana. Umugabo aramubwira ati, yego, ariko ntabwo yayobora urusengero. Ko uyu mugabo rero yakomeje kuvuga, ijwi rye riri hasi cyane. Nuko aramubwira ati, rero umugore ashobora gukorera Imana mu buryo butandukanye, ariko uburyo bw'ubuyobozi buragoye kandi bubamo intambara nyinshi cyane, ntushobora kubisobanukirwa wowe. Nuko wa mugabo yaje no guhinduka serious, atari ukurakara, ahubwo yabaye serious. Nuko umugabo aramubwira ati, nyumva neza. Aramubwira ati, buriya iyo ufashe ibintu by'imyizerere ukabifosinga muri wowe, hari ibindi bintu bigusubiza, hari ibindi bintu biza muri wowe bitari byo warugendereye. Mariya yarasetsemo. Nuko umwana aramubwira ati, ndabizi neza ko Imana ari izansubiza. Nuko Reverend John yaramwitegereje. Nuko arangije aramubwira ati, nibyo nakakwifurije umwana muto. Mariya avuye aho ngaho, ariko mu by'ukuri ibyo uriya mugabo yaramubwiye byagumye aho ngaho, byagumye muri we. Mariya rero yaje gufata umwanzuro wo kuva mu rugo mbere y'uko papa wamuhagarika. Yaje gupakira utwangombwa twe, arangije afata Bibiliya ye ndetse atwara n'inzozi ze. Yahise rero ava aho ngaho mu rugo ajya aho bita Awali. Yaje kwigira kubana na onkere we. Uyu onkere we yitwaga Chifumo. Uno mugabo yarakomeye cyane aha ngaha muri aka gace. Mariya rero yaje muri aka gace, muri we yizera ko byanze bikunze abantu bazumva igitekerezo cye cyangwa se bazamukurikira ku nzozi ze yari afite. Ariko mu by'ukuri ntabwo buri isi iba yiteguye kukumva ku buntu gusa, uba ugomba gutanga ibitambo. Uyu mugabo onkere we yari umugabo abantu bose bamusuzaga bakoresheje amaboko abiri, bamwubaha cyane. Iyo yavugaga abantu baramwumvaga. Nuko rero ubwo Mariya yarageze aha ngaha afite Bibiliya ye mu ntoki, yaje kumwitegereza arangije yica umutima. Nuko aramubaza ati, Mariya, arambwira ati, rero wa mwana w'umukobwa we, nta muntu n'umwe uzakurikira pasiteri w'umugore hano. Ndakwinginze kwica ubuto bwawe, wikwangiza ubuto bwawe. Mariya ntabwo yigeze arira, nta nubwo yigeze apfukama, nta nubwo yigeze yinginga, ahubwo arabyukaga buri gitondo, akabyuka azindutse cyane, yarangiza akambara ikanzu ye, agafata Bibiliya, atangira kugenda street to street, agenda ku mihanda itandukanye, akagenda yigisha imbere y'amashopu atandukanye, akagenda yigisha ku mabisi,
akababwira ati Imana ni nyayo. Nuko bamwe na bamwe baramwumvaga, bamwe barasekaga, abandi barabibazaga bakavuga ati se uyu mugore w'umupasiteri, uyu nguyu ni umusazi, uyu nguyu ari mu mikino, nta mugore w'umupasiteri wabayeho. Mariya rero yakomeje kwigisha, arigisha kugeza ubwo noneho amavuta, imbaraga zimufata, atangira kwigisha noneho abantu batangira kuba excited, batangira kubona yuko uyu mukobwa adafite gahunda yo kureka kwigisha ndetse no kuvuga ijambo ry'Imana. Yaje rero kubatumira rimwe ku cyumweru kimwe mu rusengero rwe. Uru rusengero yari afite kari agasengero gatoya kari muri compound ya onkere we. Nuko arababwira ati muzaze ku cyumweru, muzaze dusengera hamwe. Nuko icyumweru cyarageze, Mariya yarabyutse atunganya aha hantu. Umukobwa yaje gutunganya buri kimwe cyose aho ngaho. Nuko umukobwa yaje guhagarara imbere arategereza. Ahangaha ubwo yarahagaze imbere y'intebe, intebe zakomeje ziri empty, nta muntu wigeze uza. Nyuma haje kwinjira umugabo umwe wenyine. Uyu mugabo winjiye yari onkere we. Nuko uyu mugabo yaraje kwinjira aricara, nuko atangira kumwitegereza. Mariya atangiye kwigisha. Uko yayigishaga ijwi ryaragendaga rikomogana rikagaruka kubera yuko intebe zari ziri mu busa. Nuko ubwo yarasoje yavuye aho ngaho aragenda. Icyumweru cya kabiri cyarakurikiye, nanone habaho nk'ibyabaye mu cyumweru cyashize. Haza icyumweru cya gatatu, nanone biza kugenda kwa kundi. Yasaga nk'aho ari kuvomera amazi mu gitebo. Nuko umugoroba umwe Mariya yaje kugenda yicara imbere kuri altari. Mu by'ukuri yarananiwe ndetse inzozi ze zari zimuremereye cyane. Nuko onkere we yaje kwinjira ampagarara inyuma. Nuko aramubwira ati wa mukobwa ntago wumva. Mariya yarahindukiye gakeya. Nuko aramubwira ati ye ntago nzarekera. Nuko onkere yaramwegereye aramubwira ati muri uyu mujyi abantu bizerera mu mbaraga kurusha amagambo. Mariya yagize ubwoba aramubaza ati imbaraga? Nuko onkere we aramwegera amubwira mu ijwi riri hasi cyane. Nuko aramubwira ati nimba ushobora gukora igitangaza kimwe cyonyine, abantu bose bo muri uyu mujyi wose bazaza bakwirukira. Ntabwo bazigira babaza icyo ari cyo cyose, ntibazigira bakubaza nimba uri umugabo cyangwa uri umugore, ahubwo bazakubaza nimba ushobora gusubiza cyangwa se kubona ibisubizo by'ibibazo byabo. Mariya ako kanya yumvise igifu kimuriye, aramubwira ati ko ntabwo nshobora gukiza. Nuko onkere baramwitegereza. Nuko aramubwira turabizi hari abantu bashobora kugufasha. Mariya yagize ubwoba. Nuko Mariya aramubwira ati iyo ngiyo ntabwo ari Imana. Nuko onkere baramwegera mu ijwi riri hasi cyane aramubaza ati se urashaka urusengero, urashaka abakristo cyangwa se urashaka inzozi zawe? Muri ako kanya umutima wa Mariya watangiye gutera cyane, ubwoba bwatangiye kumushyira uruhande rumwe ndetse ibyifuzo bye nabyo bitangiye kumushyira ku rundi ruhande. Nuko aramubaza ati none se igiciro ni ikihe? Onkere we yashe nkureba hasi aramubwira ati ariko buri gihe cyose haba hari igiciro. Nuko muri iryo joro bahise bava mu rugo. Ahangaha noneho baje kugeraho umuhanda noneho uri silent, nta muntu, nta rusaku, nta kintu na kimwe babona. Nuko baje kujya guhura n'umugabo abantu batinyaga. Uyu mugabo bamwitaga Ugranya, ariko nta muntu n'umwe bamwitaga iryo zina, ahubwo bamwitaga umwe uzi. Uno mugabo yari ameze nk'inyamaswa. Ahangaha rero nibyo byatumaga abantu bose bamutinya. Nuko uyu mugabo yaje kwitegereza Mariya. Nuko aramubaza ati se urashaka gukiza? Mariya yagerageje kwitwara nk'umukiranutsi. Nuko aramubwira ati ndashaka yuko Imana igaragaza ubudahangarwa bwayo. Wa mugabo yarasetse, ariko ubwo uyu mugabo yasekaga ntabwo yarasetse kubera ko yishimye. Aramubwira ati ongera ubisubiremo. Nuko arongera amazi ati ariko urashaka noneho gukora ibitangaza? Mariya asa nk'areba hasi atangiye gutita iminwa. Nuko aramubaza ati se ni ikihe giciro? Nuko arangije aramubwira ati igiciro ni ikirenge cyawe cy'iburyo. Mariya yahise asubira inyuma arangije aravuga ati oya. Arambwira ati ibyo ngibyo ni ubusazi. Umugabo arangije azunguza umutwe arambwira ati ntabwo ari ubusazi. Nuko aramubaza ati se ni ukubera iki ushaka ikirenge cyanjye?
aravuga ati ni ukubera yuko icyo ushaka ntabwo ari ubuntu, ntabwo ibyo ushaka tubitangira ubuntu. Aramubwira ati urashaka yuko abantu bizera yuko muri wowe cyangwa se wowe uri ijuru, wowe watumwe n'ijuru, rero uwo mubiri wawe ugomba gusinya amasezerano. Umugabo yazamuye ikiganza cye aramura ikiganza nk'aho ibintu byoroshye cyane, aravuga ati noneho bireke ugende nimba ubishaka, noneho urangiza ukomeze wigishe ziriya ntebe ziri mu busa. Nuko rero onkire we yaramwegereye, yegera wa mwana aramwongorera, aramubwira ati reka mubwire, ntabwo kwigira umuntu mwiza cyangwa se kwigaragaza nk'aho uri uwera ntabwo ari ubusirimu. Mariya yaramwitegereje ndetse n'agahinda, nuko Mariya mu ijwi riri hejuru aramubwira ngo bikore. Nuko nyuma y'uko buri kimwe cyose cyari kirangiye, Mariya yavuye aho ngaho yerekeza mu rugo. Yagerageje kubihisha, yagerageje kujya asekera abantu, ariko mu by'ukuri inseko ye ntabwo yari clean. Muri iryo joro ubwo yari arimo atitira intoki ndetse n'ubwoba bwinshi, yari arimo acukura akobo gatoya hantu yahagararaga yabaga ari kwigisha abantu imbere ku ruhimbi. Nuko yaje gufata cya kiganza cye, arangije agihamba hahandi yacukuye hamwe kuri aritari hamwe akunda guhagarara ari kwigisha. Nuko arangije yicara aho ngaho atangira kwitegereza intebe uburyo ziri empty, nta muntu n'umwe urimo. Mu by'ukuri byameze nk'aho izi ntebe ziri kumuseka. Nuko nyuma y'iminsi mikeya wa mugabo onkire we yaje kugira umuntu azana aho ngaho, yaje kuzana umugabo witwa Maka yari impumyi atabasha kubona. Uno mugabo yararebaga, amaso yabaga afunguye ariko nta kintu yabasha kubona. Maka yaje avuga ati madamu, aramubaza ati bambwiye ngo ushobora kunsengera. Ahangaha mu by'ukuri Mariya umuntu we cyangwa se akanwa ke kari kumye, umutima we wari gutera cyane nk'ingoma. Yaje kumureka rero yinjira muri ka gasengero. Mu by'ukuri byari bimeze nk'aho umwuka wegeranye hano muri rusengero. Wa mugabo onkire we yagumye ahagaze aho ngaho ku rugi ari kureba buri kimwe cyose. Mariya yaje kuzamura ikiganza cye agikoza ku mutwe wa mugabo utabasha kubona. Nuko arangije mu ijwi riri hejuru cyane, umukobwa aravuze ati nyagasani, garagaza imbaraga zawe, garagaza impuhwe zawe. Nuko arangije asa n'uwunama asubiramo amagambo wa mugabo yari yamubwiye agomba kuvuga gakeya ndetse mu ibanga, kubera ko ayo magambo nta muntu ndetse n'umwuka ubwawo ntabwo agomba kumva ayo magambo ari kuvuga. Wa mugabo Mark yahise ataka